ariko uburyo bitwara mu bibazo nicyo kibara. Ukaba munini kuruta ibibazo. Uyu mugabo yaravuze ngo umugabo aba agomba kuba munini bihagije kugira ngo yemere amakosa ye, aba agomba kugira ubwenge buhagije ngo abashe kubyaza umusaruro ayo makosa ye, ndetse aba agomba kuba umunyembaraga mu buryo buhagije kugira ngo abashe gukosora amakosa ye. Uwo aba ari umugabo nyamugabo. Yaravuze ngo wubaka icyizere iyo uhitamo ubunyangamugayo mbere yo kwimurika. Wubaka icyizere cya gihe uhitamo ukuri utitaye kubo kuri bukomeretse. Wubaka icyizere cya gihe uhitamo icyubahiro wirengagije inyungu z'ibifatika wari bukuremo, wowe ugahagarara ku cyubahiro cyawe. Uko niko umuntu abasha kwizerwa kuri iyi si. Yaravuze ngo iyo uri munini kurusha intego n'intumbero byawe uba uri umunyamwuga. Ushobora kuba uri munini kurusha intumbero n'intego, ariko iyi ntego n'intumbero byawe ari binini kukurusha, uwo ngo ni umuhamagaro wawe. Reba intumbero zawe, urebe n'intego zawe, nawe wirebe ubwawe ubishyire ku munzani bipime. Nusanga uri munini kurusha intego n'intumbero zawe, uri umunyamwuga mu kazi urimo nyine, komeza urugendo urakora nk'umunyamwuga. Ariko nushaka intego n'intumbero, nusanga intego n'intumbero zawe ugasuzuma ukabona noneho intego n'intumbero byawe ari binini kukurusha, ukabona ibintu uri gushaka birakurenze, uwo ni umuhamagaro. Umuhamagaro uba ugomba gusiga byose ugakurikira umuhamagaro. Njye nahitamo umuhamagaro kurusha kuba umunyamwuga mu bintu runaka. Umuhamagaro ni hatari. Umuhamagaro ni ukugira umuntu udasanzwe. Intego cyangwa se umwuga ushobora kukugira inama, ariko iyo ushaka kuba intare ukurikira umuhamagaro. Uyu mugabo rero yabivuze neza cyane. Iyo uri munini kurusha intego n'intumbero byawe uba uri mu mwuga wawe koko. Ariko iyi ntego n'intumbero byawe ari binini kukurusha, uba uri mu muhamagaro. Uyu mugabo yaravuze ngo abayobozi babaye ibirangirire ntabwo byatewe no gukomera kwabo, ahubwo byatewe n'ubushobozi bari bafite bwo gukomeza abandi bantu. Yaravuze ngo ntushobora guhinduka uwo ushaka kuba we mu gihe ugikora ibyo usanzwe ukora. Niba uhora ukora ikintu kimwe, kubera iki witega ibisubizo bitandukanye? Kubera iki wumva wahindura ubuzima kandi uhora ukora ibintu bimwe? Hanyuma yaravuze ngo niba ingeso zawe zidahuye n'inzozi zawe, ufite amahitamo abiri gusa. Ugomba guhindura ingeso zawe cyangwa se ugahindura inzozi zawe. Buri gihe amahitamo aba ari mu ntoki zacu zombi. Niba ingeso zawe ari igihe kuba udakabya inzozi zawe ari ukubera ingeso zawe, icyo gihe rero uba ufite amahitamo abiri. Ushobora guhindura inzozi ukareka kurota binini ugatangira ukarota utuntu twa bugufi, ukarota za nzozi z'abana za nzozi ntoya, kubera ko inzozi urota ntabwo ingeso zawe zikwemerera gukabya izo nzozi. Icyo gihe rero hindura ibintu bibiri, hindura inzozi cyangwa uhindura ingeso. Amahitamo ni ayawe. Maxwell yaravuze ngo ubuzima ni ikibazo cy'amahitamo ukora. Burya amahitamo yose ukoze niyo akora ubuzima bwawe. Iyo udakoze amahitamo, ubuzima bwo bukora amahitamo yabwo. Bamwe babayeho ubuzima bwikoreye amahitamo, mu gihe abandi babayeho ubuzima kubera amahitamo bakoze. Ikintu gitangaje muri ubu buzima nuko ubuzima nta mpuhwe butugirira. Ubuzima bwo iyo bwihitiyemo bwihitiramo nabi, bwihitiramo gucupira, bwihitiramo gukena, bwihitiramo kwangirika. Ariko wowe iyo ubuhitiyemo ubuhitiramo ibyiza. Usuzume ubuzima bwawe niba ubayeho ubuzima bwikoreye amahitamo cyangwa ari wowe wakoreye amahitamo ubuzima ubayemo. Maxwell ararenze, afite amagambo akomeye bisaba kuyumva neza kugira ngo yasobanukirwe. Uyu mugabo yaravuze ngo niba utagerageje kurema ejo hazaza ushaka, ugomba kuzihanganira ejo hazaza uzabona. Ubuzima buroroshye,
niba udashoboye kugira ngo urwane uhatane ugerageze kurema ejo hazaza ushaka, ejo hazaza uzabona uzahihanganira. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi ubuzima ubayemo ugomba kubwihanganira, kuko ubuzima ubayemo bwatewe n'uburyo witwaye mu bihe byahise. Ugomba rero kwihanganira ubuzima, ntukagire umuntu n'umwe urenganya. Niba utaragerageje kurema ejo hazaza, uyu munsi nyine ubuzima ubayemo bujyanye n'uburyo witwaye mu bihe byahise, kuko ntabwo wigeze ugerageza kuburema. Niyo mpamvu rero iyo ushaka kurema ejo hazaza uhategura uyu munsi. Mu gihe utabashije kuhategura ugomba kwihanganira ibyo uzahuriramo n'ejo hazaza. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo umuyobozi nyawe n'ufata inshingano mu gihe abandi bari gutanga urwitwazo. Burya umuyobozi nyawe ni wa wundi ufata inshingano mu gihe abandi bari gutanga urwitwazo. Uwo nguwo aba ari umuyobozi nyawe. Yaranavuze ngo ubuzima bumeze nko kugendera muri tagisi itwara abagenzi. Iri ni ryo jambo nifuje yuko nabatura mwese abakunzi b'inzu y'ibitabo. Iri jambo ndaribatuye abantu mwese twabanye mu ijambo rya Hindura Ubuzima, abarikunze baryumvise hano cyangwa se kuri YouTube. Iri jambo ndaribatuye, ni naryo nifuza ko mwagenderaho mu buzima bwose musigaje kuri iyi si. Ubuzima bumeze nko kugendera muri tagisi itwara abagenzi. Wowe waba wayiteze cyangwa utayiteze, tagisi ntibizayibuza gukomeza ingendo zayo. Ibi ni nko kukubwira ngo wowe waba uriho cyangwa utariho, ubuzima nta kizabubuza gukomeza kubaho ku bandi. Isi ni ingome, isi nta mpuhwe igufitiye. Ubuzima nta mpuhwe wowe bugufitiye, nutabubaho abandi bazabubaho. Shakisha uburyo bwose ubeho kandi ubeho neza. Iri ni ryo jambo nifuje kubatura mwese. Ubuzima bumeze nko kugendera muri tagisi itwara abagenzi. Waba wayiteze cyangwa utayiteze, tagisi tayari irakomeza urugendo. Nta kintu kizahagarika ingendo za tagisi waba urimo cyangwa utarimo. Nuko nguko ubuzima bumeze. Waba uriho cyangwa utariho, ubuzima ntibizabibuza kubaho, ntibuzabubuza kubaho. Kuba uriho ntacyo bivuze ku buzima, no kuba utariho nta kintu bivuze. Shaka uburyo ubaho rero mu gihe ugihumeka kuko kawazima. Nigajya niyo kubwira ngo isi ni konsa, ukaba ugihumeka ukabona ikibasha konka, uzonka ucuranwa kubera ko igihe uzaba utariho n'ubundi ubuzima buzakomeza. Nta mpuhwe isi gufitiye, nta mpuhwe ubuzima bugufitiye, kubera ko wowe iyo utariho ubuzima bwo burakomeza bukabaho. Ntabwo uri inshinganwa kuri iyi si. Niyo mpamvu ukwiye kwiga uburyo ubaho kandi ukabaho neza. Ni nko kukwibutsa waba uriho cyangwa utariho, ubuzima ntabwo nta kizabibuza kubaho. Iri jambo rirakomeye kuryumva, ariko iri jambo ushobora kuryubakiraho ibindi bintu byose uzageraho mu buzima. Uyu mugabo yaravuze ngo niba utangiye umunsi ukora ikintu cyiza, uba wamaze gutsinda umunsi. Nubwo wowe bitarerekanwa, ariko uba wamaze kuwutsinda. Nibyo mpora mbabwira ngo buri munsi wose ugira umwihariko wawo. Uko utangiye nibyo biwuha kumera neza cyangwa se kugenda neza. Bimeze nko kubaka inzu. Burya inzu ipfira muri fondasiyo. Igitondo nicyo gice cy'umunsi ukwiye kwitaho kurusha ibindi bice byose by'umunsi. Burya ibintu ukunda byose ujye ubikora mu gitondo. Nibyo mpora mbabwira ngo buri gitondo ujye ubaho nk'umwami. No kurya mu gitondo nushaka ujye urya nk'umwami, saa sita urye nk'igikomangoma, nijoro nushaka urye nk'umurwayi. Ariko igitondo nicyo gice cy'umunsi ukwiye kwitaho no kwiteguraho neza umunsi wawe. Iyo igitondo cyapfuye, umunsi wose uba wapfuye. Abantu bazi akamaro k'igitondo ibi ngibi babyumva vuba. Hanyuma Maxwell yaravuze ngo uko ukora cyane kandi ukora byinshi niko utsindwa cyane. Uko utsindwa cyane niko wiga cyane. Uko wiga cyane niko umenya byinshi cyane. Uko wiga byinshi cyane niko ugera kuri byinshi mu buzima. Ntugakangwe no gutsindwa, kubera ko gutsindwa bituma wiga. Uko wiga bituma umenya. Uko umenya bituma ugafata.
yavuze irindi jambo rikomeye ngo Imana niyo ihitamo ibyo tunyuramo, hanyuma twebwe tugahitamo ko tubinyuramo. Nuko nguko Imana nyine yaduhaye ubwenge. Ntabwo Imana izakura inzitizi mu buzima bwawe. Uzarebe abarokore nibo bahura n'ibizazane byinshi, uzabirebe rimwe na rimwe, kuko si nabo bakire dufite kuri iyi si. Niyo mpamvu rero iri jambo ngiye ndyemera. Imana iduhitiramo ibintu tunyuramo, hanyuma yaduhaye ubwenge kugira ngo twebwe duhitemo ko tubyitwaramo. Tugomba kuba banini kuruta ibibazo. Hanyuma aravuze ngo shakisha icyerekezo cyawe kandi ureke kikuyobore mu byo ukora byose. Niba udafite icyerekezo, humiriza urebe imbere muri wowe, itekerezeho, ushushanye impano zawe n'ibyifuzo byawe. Nubibona uzabiha umwanya bikuyobore, kubera ko hari abantu batazi icyerekezo cy'ubuzima barimo. Hari abantu benshi bariho batazi ahantu berekeza, akajya iyo bigiye atazi igisobanuro cyo kubaho icyo ari cyo. Niyo mpamvu abo bantu bakwiye gufata akanya bagahumiriza, bakareba imbere muri bo, bagashushanya impano zabo, ibyifuzo byabo n'ahantu ubuzima bashaka kubwerekeza, bakareka ubuzima bukabayobora cyangwa se bakabuyobora muri izo ntego z'ubuzima bwabo. Uyu mugabo yaravuze ngo bavuga ko umunyabwenge yigira ku makosa ye, umunyabwenge urenze akigira ku makosa y'abandi, hanyuma umunyabwenge urenze cyane kurusha bose we yigira ku by'abandi bagezeho. Abanyabwenge burya nabo bararutana. Burya umuntu w'umunyabwenge ashobora kwigira ku makosa ye, birumvikana, ariko umurenze mu bwenge yigira ku makosa y'abandi. Urenze aba bombi rero we yigira ku by'abandi bagezeho. Yaranavuze ngo niba ushaka kumenya icyerekezo uri kwerekezamo mu buzima, icara utekereze ku muntu mumarana umwanya munini. Tekereza neza ku bantu mumarana umwanya munini, urahita umenya ahantu uri kwerekeza. Niba umuntu mumarana umwanya munini ari umuhombyi, mu minsi iri imbere uzaba uri mugenzi we. Niba umuntu mumaranye umwanya munini ari umutsinzi, mu minsi iri imbere uzaba uri mugenzi we. Kuko niko ubuzima bumeze. Hanyuma yaravuze ngo umuntu umwe wenyine ugomba kwigereranya nawe ni wowe wenyine. Inshingano zawe ni izo gutuma buri munsi wose ugezeho uba mwiza kuruta uw'ejo hashize. Ibi nibyo ukeneye kuri iyi si, ibindi byose ni ubusa. Nta wundi muntu muhanganye, umuntu ukwiye kwigereranya nawe nuriya ubona mu ndorerwamo. Nufata indorerwamo ukireba, iriya ishusho uri kubonamo hariya, uriya niwe muntu uhanganye nawe. Yaravuze ngo kugira ngo ube impinduka ku bantu, ugomba kubanza gukunda abantu mbere y'uko ugerageza kubayobora. Yaranavuze ngo igipimo cy'umuyobozi ntabwo ari umubare w'abantu bamukorera, ahubwo ni umubare w'abantu akorera. Yaranavuze ngo ni byiza kwitegura kurusha gusana. Burya aho kugira ngo uzajye usanasana, wasubira inyuma ukabanza ukitegura neza, ukazamura ikintu gifatika. Mu magambo yose Maxwell yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Uyu mugabo yaravuze ngo ntushobora gushimisha abandi mu gihe nawe ubwawe utishimye. Nta nubwo ushobora guha abandi ibyo udafite. Ibi mbihuza n'ingo z'iyi minsi. Ingo z'iyi minsi ntabwo zishimye. Niba utishimye mu rugo rw'iyi minsi, ntushobora gushimisha abana bawe, ntushobora no gushimisha umuryango wawe. Ntabwo ushobora gushimisha abandi mu gihe nawe ubwawe utishimye. Ntabwo bibaho. Watanga icyo udafite se? Ntabwo bishoboka. Aya magambo yagucitse, reka duhurire kuri YouTube channel _TV. Genda ukore subscribe. Chadwick Boseman yamaze kugeraho tayari, genda umurebe. Ni episode y'146 muri episode ziri kuri YouTube. Twavuze benshi, ariko aho twatangiye kubipostingira kuri YouTube tugeze kuri episode y'146. Twari tugeze kuri Chadwick. Maxwell arazaho nawe ku munsi w'ejo. Ushobora kujya ugakora subscribe ukananeza imbere. Burya iyo ukoze subscribe kuri _TV uteje imbere inzu y'ibitabo yose. Niba hari ikintu inzu y'ibitabo ikumarira, nta mpamvu n'imwe utayiteza imbere. Ushobora no kujya kuri Instagram, nitwa Dashimo.